Ku Gisozi twarebye uburyo jenoside yateguwe n'uburyo yashyizwe mu bikorwa, hanyuma hano ku ngoro y'amateka yo guhagarika jenoside twarebye uburyo jenoside yahagaritswe ndetse n'uburyo mu gihugu hongeye kugarukamo amahoro. Isomo twakuyemo ni uko twigiye ku mateka kugira ngo tubashe kurushaho kubaka u Rwanda twifuza. Iyo umuntu atazi yava ntago amenya iyo yajya. Natwe nk'urubyiruko hari abenshi byabaye tukiri bato cyangwa se tutaravuka, twagombaga kubimenya kugira ngo tumenye ibibi byabyo, tubyirinde, tubirinde n'abazadukomokaho. Hanyuma kuba jenoside yarahagaritswe ahanini n'abakiri bato b'urubyiruko, ni iki babwiye nkamwe b'urubyiruko b'uyu munsi? Umbajije ikibazo cyiza. Kuba urubyiruko ari rwo rwahagaritse jenoside bitwereka yuko natwe uruhare rwacu nk'urubyiruko rw'uyu munsi rurakenewe. Nubwo twebwe tudasabwa kurwana urugamba rw'amasasu n'intambara nk'uko bo babikoze, ariko natwe hari urundi rugamba dukwiye kurwana kugira ngo twubake u Rwanda twifuza, u Rwanda rwacu turugezaho twifuza ko rwagera, ndetse n'ibindi byinshi byiza twifuza ku Rwanda rwacu tubigereho. Turwanya ibiyobyabwenge, turwanya imirire mibi, turwanya ubukene n'ibindi bibi nk'ibyo byose bishobora gutuma umwana w'umunyarwanda adindira.